agapfundikiye gatera amatsiko. Agaseke k'ubumenyi. Guhera mu mwaka w'igihumbi 981 kugeza mu mwaka w'igihumbi 989 Bikira Mariya nyina wa Yezu Kristo yasuye u Rwanda. Ikibeho ya Nyaruguru abonekera abakobwa batatu, bityo yamabonekerwa abamwe mu mabonekerwa 17 yemewe na Kiliziya Gatolika ku isi. Agaseke k'ubumenyi. Muri aya mabonekerwa yose uko ari 17 yemewe na Kiliziya Gatolika ku isi, uyu mubyeyi yagiye atanga ubutumwa butandukanye. Hari icyo ubutumwa butumarira kandi budufasha. Agaseke k'ubumenyi. Ubwenge n'ubumenyi tuvoma mu bitabo by'abanditsi ndetse n'izindi nyandiko zitandukanye. Agaseke k'ubumenyi. Ibigwi n'ubutwari byaranze abagiriye Kiliziya n'isi yose akamaro. Agaseke k'ubumenyi. Ingingo nyinshi zitandukanye muri Kiliziya ndetse n'ubuzima rusange ziganirwaho hifashishijwe inzobere n'abashakashatsi batandukanye hagamijwe kunguka ubumenyi. Agaseke k'ubumenyi. Agaseke k'ubumenyi kuri Radio Mariya Rwanda. Nongeye kubasuhuza inshuti wa Kristo bavandimwe ukomeje gutega amatwi Radio Mariya Rwanda, ijwi rya Gikristo rigurekeza aho uri hose. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro agaseke k'ubumenyi. Nitwa Hakizimana Faustin. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turagaruka ku butumwa cyangwa se abantu shitani yagiye isa naho ishaka kwigisha. By'umwihariko turagaruka kuri Padiri Gabriel Amorphe. Ni ikiganiro rero tuza gufashwamo nk'uko mumaze kubimenyera na Padiri Niyonsenga Theophile, n'umupadiri ukorera ubutumwa mu gihugu cya Espagne. Ngira ngo ntangire muha ikaze. Padiri, icyumweru cyiza. Murakoze namwe icyumweru cyiza. Twagihimbaje neza, kandi dukomeje n'ubundi kuzirikana yavanjiri twazirikanye ku cyumweru n'amasomo matagatifu, ari nako igenda duherekeza tunitagatifuza. Namwe umunsi mwiza ndabaramukije. Yego, murakoze cyane. Mbere ko dutangira ikiganiro cyacu, dutangirane n'isengesho, hanyuma munakomerezeho munatubwira ivanjiri yo ku cyumweru yadusigiye iki. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ngwino tumurikireho w'Imana kugira ngo tuboneze mu gushaka kw'Imana, dukunde ibinyura Imana, dukunde ibitunganye, tunogerwe n'umugambi w'Imana muri twe, n'umugambi w'umukiro, maze uko tunogerwa n'umugambi w'ijuru aba ari nako twubaka ubuvandimwe nyabwo bushingiye kuri Yezu Kristo, we ubaho ategeka iteka ryose. Amen. Yego. Murakoze cyane Padiri. Hanyuma ivanjiri yo ku cyumweru twe yatubwiraga ngo iki, n'ubuhe butumwa twakuramo? Uretse ivanjiri kuri kiriya cyumweru cya 25, n'ubundi ku itariki 21 nyine kwa 9 twahimbaje icyumweru cya 25 byo liturujia kase. Twazirikanye isomo rya mbere twasangaga mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, umutwe wa 8 umurongo wa 4 kugera ku wa 7. Tuzirikana Zaburi y'ijana na 10 umuduko na 12. Isomo rya kabiri twazirikanye ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 8. Naho ivanjiri anayo ngiye kuvugaho gatoya kugira ngo ikomeze tuyobore muri iki cyumweru, twemeze tumurikire, yari ivanjiri ya Luka, umutwe wa 16 umurongo wa 1 kugera ku wa 13. Ni ivanjiri ijyanye n'umugani, umugani Yezu Kristo ko yakundaga kwigisha akoresheje ibigereranyo, imigani, kugira ngo abashe kumvikanisha neza ubutumwa. Yagize ati habayeho umuntu w'umukungu ariko wari ufite umunyabintu, yashinze ibintu bye nka administrateur, mbese umuntu ucunga umutungo w'ubi mu izina rye. Ariko bakahora bamurega ko umunyabintu acunga n'aba bipfusha ubusa. Nibwo wa munyabintu yavuga ati rero ngiye kunyirukana, kuko nyine nyirabyo yaramubwiye ati ngiye kukwirukana mvire mu mutungo. Undi rero abiryaja, ati sinzi guhinga, sinzi gusabiriza, ntazashobora. Bose byantera isoni, ahamagara abari barimo imyenda shebuja, akavuga ati niba wari urimo 100,000 andika ko
ari 50,000 ibindi bimpe mbishyire ku mufuka ku ruhande. Niba wari urimo imifuka 5 y'umuceri, andika ko ari 2 indi 3 uyimpe ku ruhande. Nuko Yezu ati rero abana b'iyi si n'indyarya barusha ab'ijuru, barusha ab'urumuri ubwenge. Mbese ubwo buryarya bwo kwirwanaho, bwo kwijajabira kugira ngo umuntu aramuke. Yezu Kristo ageraho na avuga ati ubwo bukungu, ayo matindi y'amafaranga nimwe yashakisha inshuti. Ati izo nshuti nizo zabagoboka no mu bugingo bw'iteka. Akomeza avuga ati ntago mushobora gukorera Imana na bintu muhitemo, ntago mwakeza bashoboja babiri. Umuntu agomba kuba uw'Imana cyangwa se agahitamo akaba uw'umwijima wa Sekibi. Ntago mushobora gukorera abami babiri. Ni nawo mwanzuro Yezu yavuze ati nta mugaragu ushobora gukorera bashebuja babiri, azanga umwe akunda undi cyangwa se azibanda kuri umwe asuzugure undi. Ati ntimushobora gukorera Imana na bintu. Icyo bitubwira nuko ntago Yezu Kristo arwanya amafaranga cyangwa ubutunzi, oya, ahubwo yaba twagiraga amafaranga, ubutunzi, akazi keza, imibereho myiza, ibyo rwose Imana irabyifuza, ndetse nayo yatanze urugero ikora. Burya Imana ni umuremyi. Igikorwa cya mbere Imana yakoze kuri iyi si ni ukurema. Icyo ni igikorwa gikomeye. Kwa kundi umuntu yiyubakira inzu ye akayishyira hariya akavuga ati iyi ni iyanjye. n'Imana iyi si ni iyayo, ijuru n'isi ni ibyayo. Niyo mpamvu Kiliziya yizihiza n'umunsi w'umurimo, ikaduha na Yosefu Mutagatifu urugero rw'umurimo rw'umukozi mwiza. Umukozi ukora kandi agasenga, senga kandi ukore, kora kandi usenge. Icyo Yezu Kristo arwanya, yanga, ni ukuba umuntu yagotwa n'imirimo akibagirwa Imana, ukagira ngo abereyeho gusa iyi nda, abereyeho iyi si. Ikindi arwanya ni ukuba umuntu yakwigwizaho imitungo, ugasanga yumva ko yuzuye wese, ko adakeneye Imana, cyangwa ko yibereyeho wenyine ntamenye ko kuba hari ugusaranganya, ko agomba kubaho ariko akabeshaho n'abandi. Uko Imana yigize umukene kugira ngo idukungahaze, ni nako na muntu ufite icyo arusha undi agomba gusangira n'abandi kugira ngo urukundo rwogere. Ndetse hari nka Mutagatifu Benedicto yaravuze ati Nyagasani wowe, ni nk'isengesho yagiye akora ariko ahereye ku butunzi, ku mirimo, ku byo duha agaciro bitubeshaho. Avuga ati Nyagasani Yezu Kristo, ni wowe ureba mu mitima yacu kandi ukatugira abantu washinze ibyawe. Tuba tugize abacungamutungo b'ibyiza byawe. Waduhaye igihe turimo ngo tugicunge neza. Igihe ntabwo ari icyo, kuko hari igihe tuvuga imitungo ukaba wagira ngo ni amafaranga gusa, ni amasambu n'ibindi bintu bifatika, ariko turi abacungamutungo b'ibyiza byinshi Imana yaremye yaduhaye. Igihe gucunga neza igihe dufite, gucunga neza impano n'ingabire dufite. Hari abafite impano yo kumenya gusoma no kwandika, kuririmba, iz'ubugeni, ubuhanzi, ikoranabuhanga, ubukorikori. Ndetse izo mpano zose iyo tuzikoresheje tugirira neza abandi kandi tuzamura umuryango w'Imana, ziradutagatifuza. Niba umuntu azi gukora iby'amashanyarazi, akaba yavuga ati nge ntabwo wenda nzajya muri komite za paruwasi, ariko ikizakenerwa kijyanye n'amashanyarazi n'umuriro, aho muzampamagare nanjye ndahari n'umuganda wanjye. Undi akavuga ati nzi kubaza, nihagira intebe ivunika muri paruwasi ndahari, nihagira igikenerwa nanjye haranatanga umusanzu wanjye. Impano dufite, ingabire dufite, ibyo twize, ibyo twigishijwe, n'izindi mpano, ntabwo ari zo kugira ngo twihererane twenyine, ahubwo no kugira ngo zituzahure kandi zizamure umuryango w'Imana. Niyo mpamvu Kiliziya ihora ivuga ngo ibyiza byose dutunze tubikoreshe neza, tuzirikana ko bihita, ariko kandi twibanda ku by'ijuru bizahoraho iteka. Tuzirikana ko rimwe Yezu Kristo azatubaza ati wakoresheje iki, wakoresheje gute ibyo naguhaye? Ngwino mpe raporo,
ngwino unyereke uko wakoresheje ibyiza naguhaye. Ikindi nasozerezaho kuri iyi vanjiri ya kiriya cyumweru nuko abantu bose bamenye ubwenge bwo kubungabunga icyo batunze bakuraho amaramuko, agakora ku buryo agishakira umutekano, ati kano kazi ntakabura. Yewe hari naho bamwe bageraho bakabeshya, ndabona nagasibye, yewe nari narwaje umwana, nari nagize ikibazo iki n'iki kandi abeshya, nari nagize ingorane, nari natabaye kandi abeshya, kugira ngo ka kazi atakabura, ndashyize umutima atahahomba. None Yesu akavuga ati niba mushakisha uburyo mubungabunga imibereho yanyu kuri iyi si, mukaba mwabeshya, mwariganya, mukaba mwashyiraho, mwashakisha impamvu mpimbano, ni gute mudashakisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo mubungabunge ukwemera kwanyu, ukwizera kwanyu, urukundo Imana yabahaye? Ni gute mwagira ubundi bwenge buhambaye bwo kugira ngo mubungabunge umugati wanyu wa buri munsi ikibatunga, ariko ntimushakishe ubwenge buhambaye ngo mubungabunge ubuzima bw'Imana, ingabire y'Imana, inema y'Imana muri mwe? Duharanire rero kugira ngo tubitse mu ijuru, kandi tuzirikane ko tugomba no kuba ngo inshuti y'abatagatifu. Inshuti y'abatagatifu, yego. Nicyo twavuga kuri iriya vanjiri, tuvuga tuti Nyagasani, tugire abakene bagukeneye. Yego. Icyo ni igisabe, tugire abakene bagukeneye Nyagasani, ariko nanone utugire abakungu, abakire bakungahaye ku mpuhwe zawe. Ni isengesho rya Benedicto, ngira umukene ugukeneye Nyagasani, ariko nanone ungire umukire, umuherwe ukungahaye ku mpuhwe zawe, ngirira abandi impuhwe. Kandi nanone ngira inyangamugayo mu bikeya Nyagasani, kugira ngo umunsi umwe uzanshinge ibyinshi, ari byo byo kuba umugaragu wawe, umwana wawe, umugabuzi w'amahoro yawe, kubwa Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane Padiri kudusangiza ikivanjiri ku cyumweru yadusigiye. Tugiye ku ngingo nyamukuru yacu y'uyu munsi, tuzi ko mu ruhererekane rw'inyigisho za Kiliziya Yezu ubwe yagiye abwira abantu, bakavugana imbonankubone, hari impanuro ari kubaha n'izindi nyigisho ari kubaha. Mbere ye mu isezerano rishya, tuzi yuko Imana yabwiraga abantu ntibayibonesha amaso, ariko ikababwira bakumvikana. Ariko twaje kumenya n'amakuru ko na shitani nayo hari abo yabwiraga, cyane cyane ahangaha ndavuga nka Padiri Amorphe Gabriel. Ibi bintu mbere y'uko wenda tugera aho mutubwira amateka y'uyu mupadiri, ubundi shitani birashoboka ko yavugisha abantu, Padiri? Ni ikibazo cyiza rwose, sinzi ukuntu mwabigenje kugira ngo mutegure iyi ngingo, iyi nsanganyamatsiko. Shitani ni umumarayika waremwe, hari umumarayika waremwe kimwe n'abandi bamarayika, ikaba nyine idafite umubiri, kuko abamarayika ni roho nsa, nk'uko twavuga tuti ni umwuka nsa, ni umwuka musa, ntago bafite umubiri n'amaraso nk'uko twebwe abantu tubifite. Ariko umumarayika, abamarayika bararemwe na shitani. Rero diable, shitani ni umumarayika ariko waje kwigira mubi, aza kwigira ikigomeke, yigomeka ku Mana, aracibwa. Bityo rero aravuga, afite personalite, no kuvuga ngo afite kamere, nanjye kuvuga ngo afite ubumuntu, afite kamere, afite ubwigenge, afite ubwenge, afite ugushaka. Niyo mpamvu shitani ivuga, irakora, irabeshya. Ndetse Yezu Kristo kenshi aravuga ngo ni umugenga w'iyi si, kandi ntabwo yagenga idafite ubuzima, nubwo ari ubw'ikinyoma. Nko muri Yohana umutwe wa 12 umurongo wa 31, Yezu Kristo aravuga ati ni umugenga w'iyi si. Ndetse akagira n'avuga ati ni se w'ikinyoma, ni se ikinyoma, muri Yohana 8 umurongo wa 44. Hari n'igihe yageraga ku Mana iti ntegeze uriya muntu, muribuka nko kwa Yobu umutwe wa 1 umurongo wa 6 kugera kwa 12, ati
urazi ngo arakubaha uriya muntu umunterereje nakwereka uburyo akubaha by'inyungu ariko atagukunda. yewe n'igihe yaherekezaga Sekibi nk'arya mu butayu igiye kumugerageza muri Matayo umutwe wa 4:3 shitani iriho rwose. Shitani ntago ari igitekerezo, ntago ari indoto, ni umumarayika mubi wigize mubi ariko uzi ubwenge kandi w'indyarya. Shitani iriho. Murakoze cyane. Nk'urugero rufatika kuri uyu mupadiri Gabriel Amorphe wagiye avugana na shitani, ubundi uyu mupadiri ni muntu ki? Ese yatangiye kuvugana na shitani byagenze bite? Uyu mupadiri rero tugiye kuvugaho nk'uko mwabiteguye Gabriel, ni Gabriel, wenda mu Gitaliyani bavuga Gabriel Amorphe. Ni umupadiri w'umutaliyani ndetse wanditse ibitabo byinshi cyane. Yarashinzwe mu butumwa, yarashinzwe by'umwihariko kugangahura ahantu hahumanyijwe n'abambari ba Sekibi, no kubohora ku ngoyi za Sekibi, abo Sekibi yashegeshe yaboshye, abo yagize imbata. Yavutse ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu mu 1925, avukira mu Butaliyani. Yitabye Imana vuba aha ngaha rwose tariki 16 z'ukwa 9 muri 2016 niho yitabye Imana, afite imyaka 91. Buriya kandi mu butumwa bw'umupadiri, buriya mu bupadiri, mu busaseredoti, yego, harimo ko buri musaseredoti wese yifitemo impano n'ingabire ku bw'amavuta yasizwe no kubw'ibiganza bitagatifu yaramburiweho n'umwepiskopi agasenderezwa n'umutagatifu. Buri wese yifitemo ubwo butumwa n'impano byo kwirukana amashitani no kubohora ku ngoyi ya Sekibi. Buri mupadiri wese, nta nubwo ushobora kubatiza burya ntabwo ushobora kubatiza utabanje kubohora ku ngoyi ya Sekibi. Niyo mpamvu hari n'iryo sengesho aho ubatiza yaba umudiyakoni, kuko nawe ni umusaseredoti, yaba umupadiri, yaba umwepiskopi, aramburira ibiganza kubatizwa akamubohora ku ngoyi ya Sekibi, akamugangahura kugira ngo noneho abone kubatizwa batisime mutagatifuza. Yego. None ariko nubwo buri musaseredoti wese afite ubwo butore n'ubwo butumwa bwo kubohora ku ngoyi ya Sekibi no kugangahura, hari bamwe na bamwe umwepiskopi abihamo ubutumwa bwihariye kugira ngo ababoswe na Sekibi bajye bamusanga. N'uyu rero Gabriel Amorphe nawe yarashinzwe ubwo butumwa muri diocese ya Roma. Tukazirikana ko shitani tuvuga ishobora kugaba ibitero ku buryo butatu. Yego. Shitani itugabaho ibitero ku buryo butatu. Hari kugaba igitero bita gushukwa, igishuko. Igitero bita igishuko, buri wese arashukika, umuntu ashobora gutekereza nabi, kwifuza nabi, kuvuga nabi, kugira kamere mbi, gutekereza nabi, kuba umuntu yashwana n'undi, yamwitwaraho nabi. Iyo shitani twese turayigendana, twese tubana nayo, twese abantu. Nta n'umwe bavuga ngo narakijijwe, ngo ngewe ngubu ndi umuntu wakijijwe wamenye Imana ku buryo ntajya nshukika, ntajya ntekereza nabi. Nta n'umwe bavuga ngo ibyo mvuga byose, ibyo mvuga, ibyo ntekereza, ibyo nkora, ibyo nshinzwe byose ndabyuzuza 100% ndi umutagatifu wibereye aho mubona. Oya, nta n'umwe. Icyo ni igitero cya mbere cya shitani, igitero bita gushukwa, igishuko, shitani igishuko. Hari n'igitero cya kabiri cyo bita shitani guhangwaho. Yego. Guhangwaho ni nk'aba abantu bagiye bakorerwaho imihango ya Sekibi, imihango ya shitani, barabaragurije, barababandiwe, ciye indasago, bakabashyiramo ibiki n'ibiki, bakabatongera n'ibindi byinshi. Icyo ngicyo cyo kigirwa na bake, ntabwo ari benshi. Ntabwo ari benshi, kereka abantu bagiye mu mihango ya Sekibi bakabakoreraho
imihango ya shitani nyine babizi kandi babishaka. Ubwo ni nka bimwe tujya twumva bavuga ko hari igihe umuntu aba afite imico mibi yo kuroga bakavuga ko yabirazwe wenda nabo mu gisekuru cye, akaba yagira imico mibi yo kuroga, gucunisha n'ibindi, ngo yarabirazwe, ngo barabimutongeye barabimuha. Ariko ubwo ngiye ku kindi gitero cya gatatu, ku buryo ubundi buryo bwa gatatu shitani yigaragarizamo. Ubwo mbese navuze ko uburyo bwa mbere shitani yigaragarizamo ni mu gishuko, mu kutugerageza, mu kudushuka. Ubwo ni ubwa mbere. Yego. Kandi twese duhora tugeraniwe nayo na Yezu Kristo. Ubwo buryo bwa mbere yahuye nabwo, aho shitani yamugize amajanja ishaka kumushuka, imufatiye kunda ngo ari amabuye dore urashonje senga yahinduka imigati. No kuvuga beraho inda, berahinda cyano shitani shaka kumushukira ku butegetsi. Ngo hari undami upfukamye ukansenga, nago hari amahanga ukayategeka. Ubutegetsi ushaka kugufatira ku makuzo, ku bwami no ku makuzo, ku butegetsi bw'iyi si ngo bagupfukamire. Hana shitani yo gushaka kwigerezaho, ubemeze kwigerezaho, ngo bemeze ko ari wowe ufatika, ko ari ushoboye, ko ari wowe wenyine, ko wowe bihanganye. Ngo simuka abamarayika kuvuga ngo ntacyo birakumara, ariko bemeze kuru cyane urubyiruko ruvuga ngo uri umukacere, uri umubingwa ntusanzwe, bemeze gusaba guha amashyi iyamamaza. Kuko rero ugamije kuvuga ati, kandi bibaho mu buzima buri munsi, ugiye kubaka inzu bemeze ko nta wakuvugaho, kuko ari nk'incakarafu zindi, ko wowe udasanzwe. Iyo ni kwikuza, la vaine gloire mu gifaransa, la vaine gloire. Ibyo bishuko twese tubana nabyo, tugendana nabyo, ni ibyaha byacu bya buri munsi. Niyo mpamvu tugomba guhora tugarukira Imana twese. Yego. Nta n'umwe wavuga ngo narakijijwe, nararokowe, nagize gute, ngo nge byararangiye, ngo shitani gishuko narayirangije. Reka da, iyo tuzahangana nayo kugeza tuvuye muri ubu buzima tugeze mu ijuru. Ubwo ni uburyo bwa mbere shitani yigaragarizamo. Uburyo bwa kabiri nahoze mvuga ni guhangwaho, byandi bijyanye n'imihango ya gipagani. Yego. Nabwo nabuvuze. Uburyo bwa gatatu shitani yigaragarizamo cyangwa se igabamo igitero cyayo, nicyo bita kwiyegurira shitani. None kwiyegurira shitani, babandi baba abagirwa ba shitani. Uko umuntu aba umusaseredoti wa Yezu Kristo, umusaseredoti wa Kiliziya, umusaseredoti w'Imana, shitani kagira nk'abo nakwita abahereza bitambo bayo. Abo basakrifiye abana, bakica abana, bakavuga ati niyeguriye shitani, niyo nkorera, niyo mutware wanjye, niyo bimwe Yezu Kristo yatubwiye mu Ivanjili ati nta wakorera abami babiri. Mbese akaba yarasizwe amavuta y'umuvumo n'urupfu bya Sekibi kugira ngo ayikorere, akaba ari umwambari wayo. Twumvishe ko hari n'amadini ngo asigaye asenga shitani, padi. Hariho rwose amadini asenga shitani, avuga ati shitani narakwiyeguriye. Hari n'abafite ingoro, inzu bubakiye shitani n'urutambiro rwa shitani. Nabo rero uwo Gabriel Amorphe yahawe ubutumwa atari ubwo kugangahura gusa babandi bahuye na shitani gishuko, ko buri mupadiri wese muri abo solution yirukana shitani gishuko iyo yatugushiye mu cyaha. Ariko si buri muntu wese wapfa kwirukana shitani yiyeguriye abantu. Kuri bwa buryo bwa gatatu abiyeguriye shitani. Yego. Bisaba ubutumwa bwihariye, naho bwa buryo bwa kabiri, ubwa mbere shitani gishuko, ubwa kabiri shitani guhangwaho, ibyo rwose umusaseredoti uwo ari wese n'umupadiri arabitumura, arabyirukana mu ntebe ya penitensiya. Ariko iyo bigeze mu buryo bwa gatatu, abantu biyeguriye shitani barayiyeguriye burundu, bisaba intumwa yihariye y'umwepiskopi n'ububasha bwihariye n'isengesho ryihariye umwepiskopi aba yamukoreyeho rijyana n'ubutumwa aba yamuhaye. Ngibyo rero ibyo Gabriel Amorphe yarashinzwe, kandi yahuye n'ingero nyinshi cyane n'abarwayi benshi bamugajwe na shitani, yewe n'abari bareguriwe shitani burundu akayibatumuramo, kandi akaganira na shitani
shitani kagenda imubwira uko yabinjiyemo, uko byagenze, ko ibyo yakoresheje. Hanyuma rero padiri wari ufite ubutumwa bwo nabyita nko kugangahura iyo myuka mibi ya shitani, byaje kugenda gute ngo yisange noneho avugana na shitani padiri? N'ubundi kuvugana nayo kwari ukugira ngo Yesu Kristo amukoreshe akize abo babaga bahanzwe ho nayo. Ntago yavuganaga na shitani ngo arayikunza, ahubwo yarayibazaga akayitigisa akavuga ati wamwinjiyemo byagenze bite, niki cyakwirukana, niki cyagutsinda, niki cyaguhashye. Shitani neza yaburabujwe ikavuga, ku buryo shitani yagiye ihishura byinshi kuri Ukaristiya tutari tuzi, cyangwa twari tubizi ariko tukabyirengagiza, byinshi kuri Bikira Mariya, ku buryo ubundi inyigisho za Kiliziya tuzikura muri Bibiliya, tukazikura mu ruhererekane rw'inyigisho za Kiliziya, kuko iyi Bibiliya yanditse, iri jambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya ryabanje guhererekanywa mu mvugo, mu magambo, ati wari uzi ko Yezu yavuze gutya, yanyuze hariya akora gutya, kandi bikavugwa n'ababanye nawe. Ku buryo hari naho Pawulo Mutagatifu yavuga ati dore ngewe ibyo nashyikirijwe na Nyagasani, hano bakavuga ati dore ibyo nashyikirijwe n'ababanye na Nyagasani, bakabyandika. Ndetse Yohani we agira akavuga ati rega ibyo Nyagasani Yezu yakoze byose babyanditse, ntabwo ibitabo byakwira kuri iyi si. Abivuga muri Yohani umutwe wa 21. Ari nayo mpamvu Kiliziya igendera kuri ijambo ry'Imana ryanditse, ikagendera ku ijambo ry'Imana riri mu ruhererekane rw'inyigisho za Kiliziya, aho tuzirikana abapere de l'Eglise, abakurambere ba Kiliziya, b'abantu babanye na Yezu, babayeho mu gihe cya Yezu, babayeho mu bihe by'ikubitiro rya Kiliziya, batubwira bati dore uko byari bimeze. Kandi koko utaganiriye na mukuru ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Yego. Hakaza none n'inyigisho z'abashumba bacu. Ngaho aho Kiliziya mbese ikura mu ijambo ry'Imana, mu ruhererekane rw'inyigisho za Kiliziya no mu nyigisho z'abashumba ba Kiliziya. Ariko noneho aho niho hakuru, ariko nanone hari n'ibyo shitani yagiye duhishurira, atari uko ibishaka, ahubwo ari uko bayijujubije, ikagenda ivuga uburyo yatsindwa, ubwayo ikaduhishurira uburyo yatsindwa. Yego. Aho yagiye yibanda shitani ni kuri Ukaristiya ntagatifu. Wenda mubishatse twavuga kuri Ukaristiya ntagatifu ibyo shitani yagiye ibwira umusaserdoti Gabriel Amorphe. Yego rwose. Hari nk'ukuntu mu biganiro byinshi yagiye abyandika mu bitabo binyuranye, hari nk'ahantu shitani yabwiye Gabriel Amorphe, kandi ntabwo shitani avuga ngo padiri, yavuga ngo sinshaka kuvuga uriwe, waje kudutwika no kutuburabuza kubera uwo muntu ukorera, kubera Yezu ukorera. Hari nk'ahantu shitani yamututse, iravuga ngo wowe uhingukije, uwo yarashengereye. Yego. Uhingukije rwa rwererane rw'Ukaristiya. Shitani ariko ntabwo ivuga ijambo Ukaristiya. Uhingukije rwa rwererane rw'umugati. Iyo ni interuro ya mbere ya shitani yavuze. Ururiya rwererane rw'umugati, nubwo arimo kwihishahisha, arabeshya, turimo kumubona, kandi agamije kudutwika, agamije kudutsinda. Urumuri rwe rurimo kudutwika, abantu bo ntibamubona, ariko twebwe turamubona, ntatubeshye twamuvumbuye. Iyo ni shitani yabivugaga. Iyo ni shitani yabivuze. Ntabwo ari umugati gusa, ntatubeshye. Shitani aho ibera igicucu, hari yakekaga ko Yezu ari muri Ukaristiya ngo kugira ngo kuberayo barimo kwihishahisha. Yego. Ngo mu bimenyetso by'umugati wererana ngo yihishahisha kwepa, ngo namuvumbuye, niwe arimo aje kudutwika. Yezu Kristo ntabwo abereyeho shitani, arimo kugira ngo adutunge, kugira ngo atubere igitambo twebwe abantu, atubere ifunguro twebwe abantu, atubere inshuti tubana. Ariko nk'ako kantu shitani yivugiye ngo namuvumbuye, arimo gukwepa ngo ni kashe, ngo arimo kwihishahisha, ariko namubonye arimo
ikimuzanye ndakizaje kuturimbura, aje kudutwika. Kandi ubundi hari n'igihe shitani regize Yezu ari we, hari n'igihe avuze ngo tuzi uri we, waje kuturimbura. Shitani yaravuze mu ivanjiri ngo tuzi uri we, uri Yezu w'i Nazareti, noneho tuzi n'ubutumwa bwakuzanye, waje kuturimbura. Indi nteruro ya kabiri shitani yibwiriye uwo musaserdoti avuga ati abantu bamenye ko arimo rwose uko turimo kumubona hariya muri kariya kantu k'akagati, babimenye isi yose yahita ipfukama, akacu kakaba karangiye. Mbega interuro iremereye. Abantu bose bamenye ko rwose arimo hariya, bakamubona nk'uko turimo kumubona. Ubwo shitani nyine ni igitero, ni indiri ya shitani. Akacu kaba gashobotse, kaba karangiye, kuko isi yose yapfukama ikamushengerera ikamuramya, ibyacu bikaba birangiye. Ati amahirwe yacu, shitani abwira uwo musaserdoti, amahirwe yacu ni uko hari abantu batemera ko arimo rwose, ni uko hari abantu batamubona, ngako agahenge dufite. Yego. Umusaserdoti ubyumvise akaza umurego wo guhimbaza neza igitambo cy'Ukarisitiya, wo gushengerera, wo kwereka abantu Yezu Kristo, kugira ngo shitani ibure amahwemo, ibure inturi, ibure aho itura. Yego. Padi, murakoze cyane. Hanyuma nkibaza, mwahoze mutubwira ko shitani yari umumarayika, ubu ngubu akaba ari imyuka mibi. Ndagira ngo mbabaze, ubundi wenda imimerere ya shitani ni iyihe? Shitani irangwa n'iki? Shitani ni umumarayika, ntabwo yari umumarayika, n'ubu ni umumarayika mubi. Ntabwo yatakaje kamere yayo, ni umumarayika wigize kandi kubera ko ari umumarayika uzi ubwenge. Abamarayika ni ibinyabwenge, ntabwo bafite umubiri. Twebwe n'Imana tubabarire, reka twihanganira kubera dufite uyu mubiri ushobora gucumura w'umunyantege nke, ariko shitani ntishobora kuzahinduka ngo yisubireho, ko ni ikinyabwenge nsa Imana yaremye. Niyo mpamvu yaciwe burundu, kuko ntaho Imana yahengekereza byarayirangiranye shitani, kuko kuba ari ikinyabwenge nsa ntacyo yari ibuze, ntishobora kubabarirwa, ntishobora guhinduka. Yaraciwe, yaratsindiwe burundu ku musaraba, icyayo ni umuriro utazima. Bityo rero ibiyiranga nagiye mbivuga ni ukubeshya, irangwa no kubeshya, irangwa no gushukana, umushukanyi, umunyamabi. Ibyo kandi biri muri Bibiliya, nko mu ibaruwa ya mbere ya Yohani, umutwe wa 5 umurongo wa 19. Izina ryayo ni inyamabi. Muri Yohani 8:44 izina ryayo ni umubeshyi. Umugenga w'iyi si, aho ni Yohani 12:31. Ndetse hari naho abambari ba shitani babita abana b'umubeshyi. Ahari diviziyo, ahari kuryanisha abantu, gutuma abantu bashwana, baryana, basenya, aho rwose ni shitani birimo kwikorera. Ni umumarayika waciwe. Tubisanga mu ibaruwa ya Yuda umurongo wa mbere, onako umutwe wa mbere umurongo wa 6. Yego. Hari naho nicyerekana ko yaciwe burundu, nuko hari igihe Imana yemerera ngo ngaho kore biri, ariko waratsinzwe ntacyo urageraho. Tubisanga no kwa Yobu, ha umutwe wa mbere kugera ku wa 2. Tuzi na misiyo yayo. Ubutumwa bwa shitani nabwo burazwe. Twavuze personalite, kamere yayo, tuvuga natire yayo uko iteye, icyo ari cyo, ariko nanone tugiye no kuvuga ku butumwa bwayo. Ifite ubuhe butumwa shitani? Yego. Nta kindi. Ubutumwa bwayo bw'ibanze bwa shitani burya nta nubwo aba ari ugushuka umuntu. Oya. Gushuka umuntu ni akantu kabanza, ariko shitani ibitari yagera ku ntego. Shitani
iba yesheje umuhigo iyo itandukanyije umuntu n'Imana. Ngubwo ubutumwa bwa shitani tuzabisanga muri Apocalypse, no kuvuga mu Byahishuwe 12:10. Umuntu ashobora kuvuga ati ndaguye mu cyaha, ni shitani. Yego koko ni shitani, ariko burya shitani bitari yagera ku ntego yayo neza. Ivuga ati yego ndamugushije, yego ndamushutse, ariko harimo ikibura. Shitani bigeze ku ntego neza yigutandukanyije n'Imana. Noneho rero yagutandukanya n'Imana burundu, icyo bita umuriro utazima, umuntu agapfa yaratandukanye n'Imana. Shitani ibibonye abayoboke, ibibonye uwo bazabana mu muriro utazima, aho shitani ikubita agatwenge. Ikindi, ubundi butumwa bwa shitani ni kubiba amacakubiri, inzangano, mbese kidobya. Tubisanga muri Matayo 13:39. Ubundi butumwa ni nubwo kutugerageza no kudushuka. Tuzi mu gitabo cy'Intangiriro mu mutwe wa 3 uburyo yagerageje kandi gashuka Adamu na Eva. Yego. Tuzi Yesu ashukwa na Sekibi ariko akayitsinda muri Matayo umutwe wa 4, ariko ngo akayitsinda cyagiye Yesu ashukwa na Sekibi bikagenda yimyiza imoso ngo imutegereje ikindi gihe. Ntikura mu ruge, no kuvuga ntizibukira ngo igende burundu. Yego. Niyo mpamvu no mu isengesho byo kubohora saba kana shitani ntabwo byitwa kwica shitani. Wakwita gute uwo mumarayika mubi? Ntabwo bishoboka. Kuko ntafatika, ariko byagira akongera akagaruka, ariko umutsinda burundu n'umutsindira ku musaraba. Niyo mpamvu buriya ngo yateze ngo Yesu ikindi gihe ubwo arezikira izamutsinda ku musaraba, ahubwo ntimenye ko ku musaraba aribwo izatsindwa burundu. Yego. Ikindi rero, ubundi butumwa bwa shitani nubwo gusenya burundu umugambi w'Imana, ibikorwa by'Imana. Tubisanga mu ibaruwa ya mbere yo hano umutwe wa 3 umurongo wa 8. Wenda mubyemeye twakomeza kuvuga kuri ibyo byose shitani yagiye ibwira Padiri Amorphe. Yego. Bijyanye n'Ukaristiya, ariko wenda hari abadukurikiye bakwibaza, abakunze ba Radio Maria Rwanda bavuga bati se ivuga ite? Ni umuntu wahanzweho na shitani cyangwa ubeguriye shitani, ubu ubona ari uvuga ku munwa. Umunwa, iminwa aba ari iy'umuntu ufatika muri kumwe urimo gusengera, urimo gusabira, ariko atari uvuga, ahubwo ari ibimuvugiramo. Hari ni roho imuvugiramo. Ni roho mbimuvugiramo, ariko igakoresha umunwa we, umubiri we, nk'uko umuntu yaba mikoro. Yego. Indangururamajwi y'ikindi kintu, ku buryo na wa muntu uba ubona ari ahandi ukabona rwose si we. N'ikimenyimenyi iyo amaze gukira shitani imenenganye yomonganye, kwa muntu aba muzima, akaba umuntu mwiza, wanamubwira uti shitani yakuvugiyemo ibi, niba ati yo mbese sinari mbizi, ntabimenye. Ntabimenye, kuko shitani gusa agira ibyishimo n'amahoro y'umutima nk'umuntu wese ukize, nk'umuntu wese uvuye mu bitaro. Hari ibindi rwose ikibi yavuze, ahubwo bituma umuntu avuga ati burya mbese Ukaristiya ni kuri imeze. Shitani yabwiye Padiri Gabriel, buriya rero n'ahantu abantu barimo gushengerera, igitubabaza rwose nuko ahantu barimo gushengerera kari akantu k'umugati k'umweru, kandi ni Yesu urimo ntakabeshya abayihishemo, arihishahisha, aratweramo kugenda dukwepa wihishahisha, ariko twaramuvumbuye arimo, kandi yihishamo agamije kugira ngo adutsinde, atujijishe ko atarimo twe twamuvumbuye. Noneho yaramubwiye ngo niyo hari umuntu umwe urimo gushengerera, igitubabaza nuko haba huzuye abamarayika n'abatagatifu bose, kuko Yesu Kristo ntago ashobora kuba ari wenyine adakikijwe n'imitwe yose y'ingabo zo mu ijuru. Abamarayika abatagatifu bose ngo n'abamarayika twarushaga ububasha, twarushaga ubushobozi, twarushaga ubumanzi, ubwema, ubushongore n'ubukaka n'ubutoni, ngo nabo baba bahari rwose bahuzuye bose, ngo ku buryo tutahinguka.
yego mwumvira ayo magambo nuko ngo umuntu umwe ushengereye ntago aba ari umwe, burya abakikijwe abafatanyije n'abamarayika n'abatagatifu bose bashengereye Yezu Kristo muri Ukaristiya. Ahubwo bikatwumvisha ya magambo umusaseredoti avuga mu nteruro y'Ukaristiya avuga ati niyo mpamvu nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika n'abatagatifu bawe bose ngo duhanikire icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe tuvuga ubudahwema tuti nyir'ubutagatifu nyir'ubutagatifu nyir'ubutagatifu, tukaririmba nyir'ubutagatifu. Twebwe ntago tuba twumva ayo majwi y'abamarayika y'abatagatifu, ariko burya ngo baba bahari, kandi kuko baba bahari na Nyakibi na Sekibi irabihamya, yari ikabihamya kubera ubwoba bwayo ivuga iti ntibakatubeshye, baba bahari, haba huzuye, ntago aba ari umuntu umwe. Yego. Indi nteruro iravuze ngo isaha imwe agasaha kamwe umuntu ahaye Yezu amushengereye muri Ukaristiya, ngo nubwo aba ari isaha imwe rwose, isaha imwe itwambura roho nyinshi twari twarigaruriye, twaranaboshye, twaraziritse, twarazishyize ku mashene yacu. Ngo biratubabaza ngo kubona umuntu ashengerera isaha imwe gusa, akaba atwambuye roho nyinshi twari twaraboshye imyaka n'imyaka. Yerekana ko gushengerera ntago bikiza gusa ushengereye Yezu Kristo muzima muri Ukaristiya, ahubwo binabohora benshi, bikura benshi ku minyururu ya Sekibi, birakiza. Yego. Indi nteruro ngo noneho ngo n'igihe kitageze ku isaha, akanya gato umuntu akoze asura Yezu muzima muri Ukaristiya abikizeho umutima, ngo ni nk'inyundo abarimo kugenda donda kubita ku mutwe wacu. Oh la la. Ngo ntago dushobora kubyihanganira, aho noneho n'umwana n'umuntu ngo w'umukecuru ugendera ku kabando udashobora guterura inyundo isanzwe ngo ariko gushengerera, ngo akoreshe gushengerera gusa Yezu muri Ukaristiya, habe no kuduhonda inyundo mu mutwe adushegeshe. Yego. Ubwo rero Padiri Gabriel nawe akavuga ati isengesho isakaramo ry'Ukaristiya ndaryimika, ahubwo shitani irimo guhishura n'ubundi byo nsanzwe nemera ko Yesu Kristo ari muzima muri Ukaristiya. Yego. Noneho indi nteruro shitani yavuze ibabaye cyane, ikindi kibabaje nuko guhabwa neza Ukaristiya. Yego. No gushengerera Yesu Kristo muri Ukaristiya ubwabyo ntago bitwambura abantu gusa, bitwambura n'ibibanza twari twarigaruriye, kandi ku buryo biba bidashoboka kongera kubisubirana igihe cyose wa muntu akomeje gukunda gushengerera, gukunda Ukaristiya. Oh la la. Shitani ntago tuyibuza abantu gusa iyo dusenga neza Yezu, ahubwo tuyibuza n'ibintu, tuyibuza n'ibibanza yari yaraguze, yari yarigaruriye. Indi nteruro iteye ubwoba ariko nanone ihimbaje, kuko hari ikiduhishurira twebwe abemera Ukaristiya. Ngo abantu bashengerera bagakunda misa bagahabwa neza Ukaristiya, ngo ntago bigarurira basubirana abantu b'Imana naraboshye gusa, ngo ahubwo bahita banarepara, banasana ibyo nari narangije ngewe shitani. Uwa gushengerera bibohora abantu benshi bari baraboswe nayo, ndetse bikabohora n'ibibanza shitani yari yarigaruriye. Byongeye gushengerera bigahita binasanasana, binarepara, reparation, bigasana, bikarepara ibyo yari yarasenye, yari yarangije, ku buryo bisubirana ubushyashya, bisubirana isura nzima. Indi nteruro noneho ngo ikindi kibabaje nuko abantu bahabwa neza Ukaristiya bagakunda misa bagashengerera, ngo noneho baba banarinzwe ngo n'ingabo z'umutamenwa ngo zikomeye cyane, ngo ku buryo aho ngaho tutahinguka, ngo tukababazwa n'ukuntu ubonamo n'abantu ngo b'abagore, ukabonamo n'abantu b'abana, ugasanga n'abantu bakiri bato badafite imbaraga z'umubiri, badafite ibigango, ngo ariko ugasanga ngo bahagaze nk'imitamenwa, ngo nk'ingabo zikaze cyane z'umutamenwa, ngo ku buryo tutahinguka, ngo kandi twebwe turi roho nsa tudafite umubiri nkabo.
ngo nta kaga nko kubona utsindwa n'umuntu ufite umubiri kandi twebwe turi roho nsa kandi bo bafite umubiri twanashuka. Noneho indi ntero ya shitani ngo iyo abantu bamurebye n'ukwemera bakareba uwo Yezu n'ukwemera bakareba ngo nubwo baba bakanuye gutya gusa bakahasinzirira ariko bavuga ngo mana yanjye ndemera kuri hano nkunda ndi hano ndemera kuri hano ndeba ndemera kuri hano ndeba ndemera kuri hano nkunda ngo bwabyo ngo abari urubanza rurimo kudusomerwa rurimo kudukatirwa rw'ibihano imbere y'Imana. No gushengera bura ngo Imana ibirimo guhita isomo urubanza rukatira gukatirwa bya burundu shitani katirwa. Yego. Ngo ikindi ngo buri niyo ngujimije amatara ko niyo ujimije amatara ukajya imbere y'ako kantu ngo kumugati ngo arimo kandi agenda yishayisha ngo kandi tuzi ko arimo ngo bwabyo ngo hahora hasohokamo umuriro ugenda udutwika ngo ibishashi n'indimi z'umuriro nk'abantu barimo gusudira ngo ariko indimi zitaruka cyane zitwika ngo zikaza kudutwika ngo zikagenda zirenga babandi bashengereye bo ntizibatwike ngo zikagenda ngo zibabobeza ngo bagira amahumbezi fresheri mbese bashashagirana ariko twebwe ngo bikatugera hari umuriro urimo kudutwika ku buryo ibyo bintu bazanye ngo byo gushengerera ngo byo guhabwa Ukaristiya ngo ni ibintu by'umuvumo kuri twebwe ngo ahubwo nuzajya ngo uterura ngo ukakazana ako kantu tuzajya tuva hano. Ngibyo bimwe mu byo Sekibi yagiye ibwira Padiri Gabriel Amorphe. Hanyuma Padi tugendeye kuri ibi ngibi shitani yabwiye Padiri Gabriel Amorphe, bigaragara ko iyo abantu bari mu bikorwa byiza by'ubutunganiramana gushengera cyane cyane Yezu Kristo mu isakramento ry'Ukaristiya, shitani igira ibibazo bikomeye. Igihe gishobora kugera shitani ikaba yakwicuza igahinduka Padi. Nibishoboka nicyo Kiliziya yita apokatastase mu ndimi z'amahanga. Ntago shitani ishobora guhinduka byararangiye kereka yigira amahirwe ikaremanwa uyu mubiri none kuba ari ikinyabwenge nsa ugushaka kwayo kuzuye ubwenge bwayo bwuzuye bushyitse yego byararangiye ntishobora guhinduka. Niyo mpamvu nyine irwana inkundura ikarwana uwa nyuma. Hari uwitwa Tertullien no mukurambere wa Kiliziya Père de l'Église niwe wavuze ngo uko wica inzoka akarizo kayo kagenda kikaraga kandi yapfuye kandi kacitse yego ngo ari kugakozeho kaba gafite ubumara ku buryo bwakokera ubumara. Ngo ni nako shitani nayo yapfuye yatsinzwe ariko ikagenda yizunguza igira ngo igira bisakuma. Ndetse Petero we aravuga ngo ni nk'intare itonoma izenguruko ishaka uwo yaconcomera ariko byarayirangiranye. Ntabwo rero shitani yahinduka ntibishoboka byarayirangiranye. Yego. Hanyuma ikibazo rero yego nayo ngiye kuvuga ni hari ikibazo Padiri Gabriel yabashije shitani yaramubwiye atariko ni igiki koko kikubabaza cyane wowe shitani? Yego. Ni igiki kikubabaza cyane? Navuze ati mbabazwa n'ukuntu hari umuntu w'umugore ati wenda Yezu we ni Imana nta kibazo yantsinda n'ubundi ni Imana n'umuremyi nta kundi we ntitwahangana. Ngo ikintu kibabaza shitani Yezu we ndabyemera ni Imana ntitwahangana ngende ikiremwa ndi umumarayika waremwe nubwo nigize mubi. Yego. Itariko ikintu kimbabaza cyane kindya cyambutse kimbuza amahwemo ni ukubona umuntu w'umugore umukene utaravukiye ahantu hakomeye uwo witwa Mariya mwitabikira Mariya ukuntu antsinda rwose ari umugore
simbyumva yarakiri na mutoya ati simbyumva ngibyo ibintu bizancegesha iteka ryose. Ati ku buryo n'abantu bagenda bavuga ishapure kandi na Mutagatifu Bernard yabivuze ngo abantu bagenda bavuga ishapure bavuga ngo umugore ngo ndakuramutsa Mariya abo ngabo nabo barancegesha bifatanya n'uwo mugore wansinze. Kandi byaragenewe no mu isezerano rya kera ngo umugore urubyaro rw'umugore ruzakujanjagura umutwe yego nawe urukomeretse ku gatsitsino ariko uwo mugore umwitege. Yego hanyuma uretse wenda Padiri Amorphe Gabriel wagiye uvugana na Sekibi n'ubu ngubu mu buzima busanzwe turababona abantu benshi bavuga babiyitira bavuga bati twavuganye na Sekibi ndetse ugasanga kenshi ntibashaka no kubivamo. Padiri nihe namubagira? Ubone nta mpamvu iyo kwiyegurira Sekibi kuvugana na Sekibi kuganira na Sekibi ndetse Kiliziya inatugira inama haba amasengesho habera igiti cyo twita igitangaza bati haruguye harubiwe bigenze gute kurya wowe shengerera Yezu Kristo kurikira Yezu Kristo rangamira Yezu Kristo wiganira na Sekibi. Na Gabriel Padiri Gabriel ntago yagiranaga ikiganiro na Sekibi ahubwo yarebaga Yezu Kristo akamutumbira akabwira Sekibi ariko atayireba ntacyo yirebaho ahubwo akayibaza ikibazo arangamiye Yezu Kristo. Ibyo ni ibanga akayibaza ikibazo arangamiye Yezu Kristo. Nahabera amasengesho yo gusabira abarwayi ntago ari byiza guhurura ngo dore ngo haruguye harumeze gute no kurikira kuri aritari birimo kubera kuri aritari kuko aritari ni Yezu Kristo. Ahateguriwe ayo masengesho haba hari ababishinzwe bateguwe yego wenda barafasha niba harugize intege nke ariko niba utari mw'iyo timu mw'iryo tsinda ribishinzwe wowe kurikirira isengesho. Yego ni nka bya bindi wenda Kibeho cyangwa ahandi hantu hakoranira abantu benshi mu masengesho bakavuga ngo hari izuba hari kimeze gute hari akavura kaguye ugasanga abantu barahuruye. Yego ugasanga abantu babaye nk'abasohoka mu gitambo cy'Ukaristiya ngo bagiye kureba ngo gufotora ngo hagabaye iki no kurikira ibibera kuri aritari kuko aritari ni Yezu Kristo urimo kwituraho igitambo ku buryo budasesa amaraso akiherezaho ituro rishimisha Imana se kandi kubw'umukiro wacu rero nta mpamvu yo kurangara. Yego ikindi kandi nyamuneka muri za Kiliziya zacu cyane cyane nk'i Burayi nta kurangara ngo zubatse neza ni byiza ngo dore umutako dore ibikoresho bihambaye bizubatse ni byiza umuntu yibagirwe kureba nyiri iyo Kiliziya ninde. Ngo usuhuze Yezu Kristo uri muzima muri Ukaristiya muri Tabernakuro. Uko iki gihe ni ukubaha Kiliziya cyane umuntu akamenya ngo aravugira iki muri Kiliziya niba n'ubajije akantu kakamubaza ari akantu karaswa kandi kuko kwihutirwa. Nta kuba umuntu ari mu misa usanga umuntu ari muri telefone arimo gucatinga arimo gusoma message arimo kwandika iyo ni Sekibi burya gishuko ibirimo kukugotera ahantu hakomeye. Nanone nta kuganira na Sekibi ngo ujye mu misa ufite ibindi ugamije izindi randevu wibagiwe ko ufitanye randevu ufitanye ibanga na Yezu Kristo. Kuko shitani gishuko iyo kinini navuga nuko shitani gishuko iyo yemereye ukayikingurira kabiri gatatu nubwo kuyitsinda byoroshye akenshi na kenshi igera ikakugusha mu kindi gitero cya kabiri cyo guhangwaho wakomeza ukazagera ukayiyegurira none. Niyo mpamvu agatero kose kugabyeho nyamuneka kivune kikize kikureho ku bwa Yezu Kristo kugira ngo itazakugeza ku yindi ntera yawe ya kabiri ubundi ukazarundura ku ntera ya gatatu ariyo mwaka burundu. Yego ntabwo hashitani urwaho. Urakoze cyane Padi. Dusoza twabonye ko shitani kwihana kwayo bidashoboka kandi ko yarangije gutsindwa burundu no guhanwa. Hanyuma tukibaza tuti wa muntu wemera kwiyegurira burundu kugeza ubwo wenda yava no mu buzima bwo kwisi navuga ngo acyunze umwe nayo uwo muntu we Imana izababarira roho ye.
uwo muntu ni Imana ibizi. Twe mu isengesho turavuga tuti ni wowe uzi kwemera bari bagufitiye Mana y'ukuri. Yego. Abo kiliziya ntibazi, imenya bakeya, kiliziya iri mu rugendo imenya bake bageze mu ihirwe ry'ijuru. Ariko ntabwo ifite ububasha bwo kumenya bageze mu muriro utazima, ariko byanga bikunda nabo barahari. N'ikimenyimenyi umwana mutagatifu Yasenta Ifatima mu 1918 umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi w'amahoro yamwiyerekeye abari mu muriro utazima, yarabamweretse. Hano havuye byasenyeje ngo uturinde umuriro w'iteka, igarurire roza abantu bose, kandi uziyobora inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe n'abanyabyaha b'isi yose. Iryo sengesho burya ryavukiye Ifatima kubera uburyo uwo mwana Yasenta n'umutagatifu yarabonye ububabare bukabije bw'abiyeguriye shitani burundu bari mu muriro utazima. Yego. Reka rero mbashimire ku kiganiro cyiza muduhaye, kandi nkomeza gushimira n'abateze amatwi Radio Maria Rwanda. Hanyuma Padiri tuzajya dukomeza kuganira ku ngingo zindi zitandukanye zifasha abantu mu kwemera ndetse no gusobanukirwa byinshi kurushaho. Murakoze cyane rwose, dukunda Ukaristiya, ni ijuru twifitiye, ijuru dufite, kandi shitani yirariza ariko yararibuze kuko itapfukama ngo ishengerere. Izi Yezu nko kumenya mu bwenge, ariko ntabwo ishobora gushengera, ishobora kumwumvira, byararangiye. Nihubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Amina. Yego, arakoze cyane Padiri Niyonsenga Theophile, umupadiri wa Diocese Gatolika ya Nyundo ukorera ubutumwa mu gihugu cya Espagne. Ni naho dusoreje ikiganiro agaseke k'ubumenyi. Ngewe nitwa Hakizimana Faustin, mbifurije amahoro y'Imana. Agapfundikiye gatera amatsiko. Agaseke k'ubumenyi. Guhera mu mwaka w'1981 kugeza mu mwaka w'1989, Bikira Mariya nyina wa Yezu Kristo yasuye u Rwanda. Ikibeho ya Nyaruguru abonekera abakobwa batatu, bityo yamabonekerwa abamwe mu mabonekerwa 17 yemewe na Kiliziya Gatolika ku isi. Agaseke k'ubumenyi. Muri aya mabonekerwa yose uko ari 17 yemewe na Kiliziya Gatolika ku isi, uyu mubyeyi yagiye atanga ubutumwa butandukanye. Hari icyo ubutumwa butumarira kandi budufasha. Agaseke k'ubumenyi. Ubwenge n'ubumenyi tuvoma mu bitabo by'abanditsi ndetse n'izindi nyandiko zitandukanye. Agaseke k'ubumenyi. Ibigwi n'ubutwari byaranze abagiriye Kiliziya n'isi yose akamaro. Agaseke k'ubumenyi. Ingingo nyinshi zitandukanye muri Kiliziya ndetse n'ubuzima rusange ziganirwaho hifashishijwe inzobere n'abashakashatsi batandukanye hagamijwe kunguka ubumenyi. Agaseke k'ubumenyi. Agaseke k'ubumenyi kuri Radio Maria Rwanda.